Hello, ndabasuhuje kandi nambaye ikaze hano kuri online class 1 Kinyarwanda channel. Birashoboka ko ufite email cyangwa se ukaba utayifite. But niba unafite email birashoboka ko wakoze login ku ma device cyangwa se ku bikoresho bigiye bitandukanye. Ushobora kuba warigeze kugira telefone ukayigurisha, ushobora kuba warayibwe, ushobora kuba waragiye mu kizama ahantu runaka, cyangwa se ushobora kuba waragiye gufunguza email cyangwa se Gmail account ahantu nko muri papeteri cyangwa se muri cyber cafe. Birongera bigashoboka ko ushobora kuba warakoze login ushaka kureba akantu runaka, noneho ukiba gukora sign out. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni gute wamenya ko email address yawe cyangwa se Gmail hari umuntu uyikoresha ku buryo wowe utazi, kubera ko iyo message zije uhita uzibona, ntabwo ubuzi ngo message ije mu ma device angahe. Message nyine iza ari message cyangwa se email iza ari email. Niba uri mushasha hano kuri channel ndagira ngo ukore subscribe. Niba ari usanzwe kabisa ibikorwa tugezeho ni wowe tubikesha, kora like, share and comment ubundi nabandi babone izi video. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni gute wamenya ko email account yawe ikoreshwa n'abandi bantu, nuko wabikupa kugira ngo hatazagira ikintu gikorwa kuri Gmail yawe ubundi bikakuyobera. Turaza rero, murabona nafunguye Google Chrome, ndaza inze hano. Aha murabona kuri iyi foto yanjye handitse ngo Google account. Ni hahandi kuri Google account yanjye, ubundi mbakande. Nimara kwakanda inze hano handitse ngo manage your Google account. Then nimara kwakanda birahita bifunguka gutya. Murabona hano harimo personal info, data and privacy, security, people and sharing na payment and subscription. But hara ntabwo rero dushaka kugera, nta nubwo dushaka gusetinga home address. Cyo dushaka no kumenya ese Gmail account yacu niko tuyifiteho. Aha murabona naho gushakisha search Google account, turaza kwandikemo devices or device, then dukande enter. Ubundi dukanda hano handitse ngo devices and security, cyase devices munsi yaho handitse ngo security. Dutegereze gato, nitumara gukanda hariya turaza tuvuge ngo your devices. Ubundi bavuze ngo your device ni device yose wigeze gukoramo login ubundi ukaba utari wakora logout. Ni ukuvuga ngo niba waragiye gukora ikizame, wenda ugiye kugikorera ahantu runaka ugakora login ubundi ugasiga udakoze logout, iyo device Google ihita ifata ko iyo device ari yawe. Ni ukuvuga ko rero na notification zose cyangwa se messages zose zije kuri email zihita ziza muri ayo ma device wagiye ukoramo login atandukanye. Wenda imashini wakoreraga uri ku ishuri, ahantu wagiye gukora ikizame, phone wagurishije, iki byose biza muri your devices. Murabona rero aha kuri my device hano haranditse ngo you are signed in on these devices or have been in the last 28 days. There might be multiple activity sessions from the same device. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba warakoze sign in kuri iyo device cyangwa se akaba ari indi activity yigeze gukorerwa kuri iyo device. Impamvu bino ari ngombwa kubimenya, ushobora kuba ufite nka gahunda ukorera kuri email, ubundi waza ukisanga abandi barazizi cyangwa se abantu nyine bazinjiyemo bakwibiye amabanga,
bigiye bitandukanye kandi atari abantu barenze nyine ngo nabahaka barenze, ahubwo ari ako kantu wakoze ko gukora login ubundi ukagenda udakoze logout. Murabona rero iyi device ya mbere ni 2 sessions on window, ni ukuvuga ngo Kigali iyi niyo my current session. Ubu ndi kuri window, niyo mpamvu muri kubona hano ivivuye. Iyi rero iyo nyiriho ndi kubibona ko nyiriho, but tuze hano aha kuri window last activity November 6, hari window nakozeho sign in tariki ya 6 November. Ubwo iyo device iyo ndaza hano nkore sign out, ni ukuvuga ko mba narakomeje kuba ndi logged in ku buryo message yose nshobora kubona ihita iza no kuri iyo device. Then tumanuke hano one session on Android phone. Iyi na Android ni phone nari mfite mu masaha 2 yarangiye. Okay, iyi nayo ni new but device zose zemere yawe ibaruyemo cyangwa se iri still login cyangwa se currently logged in, ni ukuvuga ngo ubu ikaba email yawe irimo. Izo device zose uzazibona hano, then uze ukore sign out. Numara gukora sign out, ya email yawe izahita iva muri ya phone ku buryo umuntu adakomeza kubona message kandi phone itakifiteho access. Okay, ndabashimiye abatarakora subscribe kabisa, mugerageze muhakande, muramunsapotinze ku buryo bufatika. Okay, thank you very much. Abayikoze nkomeza kubashimira buri munsi, but mugerageze murikinge, share and comments kugira ngo tumenye ngo ese ni iki turongera cyangwa se icyo nyine turazamura cyangwa tukagabanya bitewe nuko nimwe dukorera nyine, namwe mugomba kuduhereza ibitekerezo mukavuga muti hano biri kugenda uko, hano naho byakagombye kugenda uko. Okay, thank you very much. See you next time.